rw'amakuru ya nyuma byashushe nka biriya bya Preskid n'umugore we bamufotoye ari mu ndege baravuga ngo nawe yaciyeho basa n'abarimwo kwerekana ko yagiye ariko ego andi makuru aza kumbwira ko akiri babeshya ko ari uburyo bwo kujijisha nka biriya nyine bafata umuntu barangiza bakabeshya ngo yagiye Uganda cyangwa ngo yagiye he naho nagarukiye sinashatse gukomeza ngo nkurikirane ariko nagarukiye aho ngaho ko kwibaza uwo muntu wenda baramufite mu gihugu ntabwo bashaka ko abantu babikurikirana cyane ariko rero buriya ikambwira Rugaba uriya mutware w'abakono afite abakono benshi bari hariya mu gihugu bagombye kuba bagira ikintu batubwira Kazoza amakuru nari nyafite mu minsi yashize kuko hari abantu bamusha ufite Kazoza ari mu Rwanda. Kazoza rero ubushize yari umuntu ukunda kugendana na Kabarebe n'undi mukongomani mararezuma ifoto y'ibanga naho nifuza kuyipubliya kubera ko yari ifoto ahagararanye na Kabarebe yari hagati yabo ariko n'undi mukongomani noneho kuko iyo foto yari ifoto nyine y'amakuru abyanye ko umuntu ayikipinga kugira ngo bataza kumenya aho yaturutse. Kazoza rero mugomba kumenya ko yari yanditsweho imitungo yose rana no mabuye y'agaciro yibwa muri Kongo asahurwa muri Kongo kuko yari umukongomani Kagame yamukoresheje kuba ari we uhagararira ibivuye muri Kongo. Noneho urumva ko ubucuruzi bwose ariwe bwari bwanditseho. Noneho amakuru akavuga ko Kazozo urumva batangiye no kwitira ibira by'abakono mu by'ukuri Kagame yabonaga ko kuko abakongomani ba hano hanze na muri space bura ikintu nkundira Kagame arakurikira hari amazi iminsi ariho ama space y'abakongomani bari kwigaranzura Kagame bari kuvuga ati Kagame yaradukoresha Kagame yatubitsemo ubwoba Kagame yadukuye mu byacu mbega bari gukoresha imbaraga nuko icyo kundira Kagame mobilisation nuko bazi icyo ashaka you have to know that Kagame azi icyo ashaka abanyarwanda ntibazi icyo bashaka noneho urumva imbaraga zose zari kuri Kazozo Kagame akagira ubwoba bw'uko bwa butunzi afite yashyize kuri Kazozo uko hari amafaranga menshi yanyura mu bantu kavuga bana bakongomani bafite ibyanjye ngomba kure uburyo bwose mbahuza noneho tugakora ikintu cya fete noneho bakaza noneho ngahita mbafatira nibwo rero bateguye ikintu kiriya kintu bateguye cy'abakono urabizi mu Rwanda ntabwo bategura fete nk'iri ya Amplisi rimwe abantu bo muri FPR urumva ntabwo bishoboka ahantu hose ikintu cyose ukoze mu Rwanda baba bakumva murabizi ko abatekinisiye bari mu baturage boroganizira fete y'abakada y'abasirikare ariko harimo abakongomani benshi Kagame nyine ya uskore benshi muri bo aribo bagiye aho ubushobozi mu Rwanda kugira ngo batsikamire abanyarwanda noneho boroganiza icyo kintu mu buryo kugira ngo abahurize hamwe baze ariko abo yifuza abasigarana nyine bafite amafaranga basigarane bafite ubushobozi abo bake nkuko yabwatse n'abandi banyarwanda batandukanye nibwo boroganiza ikintu cya fete uko cyoroganiza rero bari abakazozo bari bazi urumva nyine bari abantu bamaze kugera ibwami bishyira bakizana birigona nabo bakabarebe babafasha kwiba ibintu nk'ibyo byose urabyumva nyine batumizaho bene wabo batumizaho inshuti zabo batumizaho abasirikare nibwo abavuye muri za Amerika bavuye he hose baraza bajya mu mabirani by'abakora ubwo rero mu buryo kugira ngo babafate n'aya mafaranga bayabake nibwo bahimbye kiriya kintu cy'uko bari kubiba amacakubiri Kazozo rero ikintu cyose cyitwa ubucuruzi yari afite ikintu cyose cyitwa ifaranga bakimukuraho hari abandi bantu bafashe b'abakono b'abakongomani bari kumwe na Kazozo nabo baburiye ubwengero nyine bafungiwe muri za nzu zabo z'icyarugozo hakabamo nyine uwo Kazozo nkuko nyine n'abandi babatwara ubwo Kazozo mu by'ukuri ari mu maboko ya Kagame Paul ashobora gupfiramo kuko urabona ko ntawe ukibifura bizi ko babika umuntu bakamamurana imyaka 4 bakamara imyaka 5 akabifiramo ariko icyo bashaka kubakora twari izo mbaraga n'ubwo butunzi bari bafite ntabwo ari Kazozo nyine bafite n'abandi bantu benshi b'abakongomani batwaye ariko batemerewe kuvuga kuko babwiye umuryango wabo ko ntibafite uburenganzira bwo gusohoka icyo ni icyambere
cya kabiri zabo ni uburenganzira bwo kuvuga, icya gatatu ikintu cyose ndetse n'inzu babagamo bavuga ko bagomba kuziteza cyamunara kubera ko ngo amafaranga bafite atarayabo ngayo nguko Kazozo rero ibyo byarangiye bityo. None se Rosemary na Rugaba wenda bajije icyo kibazo kuko icyo kibazo tujya dukunda guhura nacyo nk'abantu bari muri opposition. Mwebwe muri hano mu byumva murumva uwo muntu dukwiriye kumufataho umwanya wo kumutabariza? Nagira ngo icyo kintu mugitekerezeho. Ubwo ni ikibazo mbajije kugira ngo menye icyo mwebwe mugitekereza kuko umva ibintu uvuze usobanuye yakoranaga nabo imari zabo bacanze bavangavanze probablement hari nabo bagiye banyereza bambura ibyabo bagira gute. Uwo ni umuntu navuga ko ari umuntu wabo, ariko mu rundi ruhande tujye twibuka ko abanyarwanda bose bageze mu kaga tugomba kubafasha tutitaye wenda ku byo baba barakoze cyangwa Ukiye banzanira umupadiri noneho aza ese niyo mpamvu utakimvugisha ntacyo aza ariko mu yindi sura aza noneho turi gusenga turi gukora neveni kuko ngiye mu ndakiriziya ndavuga ntikitsoke reka dusenge ariko noneho mwima makuru kubera kumwima amakuru byabaga ngombwa ko kuko yari afite imiso yamuzanye kandi iyo miso yamuzanye agomba gutwara umubyizi sinzi no kumva Jean Paul noneho kuko namwimye amakuru we bikaba ngombwa ko nshakishamo amakuru urumva deja good abanyarwanda n'u Rwanda ntabwo byesho ndvuga ngo nari maze kumenya ko system iri kunyinjirira kandi kugira ngo mbashe kubatahura ngomba kugira uko nitwara noneho uwo mupadiri bikaba ngombwa kumwima amakuru ariko kubera ko hari icyamuzanye bikaba ngombwa ko ugomba kuyanshakishamo so ngingagurana nawe ndabwo reka nkomeze ndebe uko bano bantu bakora bigeze igihe byabaye ngombwa ko mbwira ati kuri umwana mwiza ukabugira guturuma kuko cyagiye mpamagara abantu mu Rwanda ngahamagara n'abantu bo hanze rumva abantu mu Nkotanyi baranyiyegereje cyane aramwe tunamo reka turebe uburyo twaguha amafaranga ariko ubwo urumva nyine ikiganiro ntabwo ndi buvuge byose kubera ko hari impamvu nawe atagomba kuvuga byose none igihe kigeze biba ngombwa nuko ambwira ati ngiye kujya mu Rwanda waza tukajyana kubera ko nibi urumva yamaze kunshyiramo icyizere nyeretse ko dushobora kuvugana n'abana na ambasade y'Ubufaransa ankira itaci n'abantu bo muri ambasade ndacicika ndamwirora nta muntu muri ambasade nigeze mpamagara cyangwa umvugisha ariko ndacicika ndamwihorera kuko nagombaga kugira uburyo nitwara muri urwo rugendo rw'ubuzima bwo kugira ngo menye bano bantu bakora bate. Ikino naje gutahura nuko abanyarwanda bari mu Rwanda abenshi system ya FPR nayo bazi ntabwo bazi uburyo iyegereza n'abantu ushobora kuza kukwiyegereza bagira ururimi bagira tekinike bagira uburyo bushoboka bwose ushobora kwisanga mu gitondo uri kubakorera kandi iyo kiri kure yabo bagupropose ikintu cyose gishoboka iyo umaze kwinjira muri systeme yabo nibwo bagufata amagwate ahubwo barongoza n'abana babo mu masitati barongoza n'abana babo good governor none maze kwinjira mwa bino none maze no kujya ngana n'inkotanyi ngagana n'abanyarwanda bari mu Rwanda ngagana n'inkotanyi zakozemo behind ya camera bura behind ya camera umenya amakuru menshi noneho nkabaza ariko ni gute umuntu ahinduka sinzi umuntu abajene ariko Ingabire Marie Makire muri logique ko ifite umutima mwiza byagenze gute ngo amere kuriya byagenze gute ngo amere kuri ubwo mba nagiye behind ubwo mba narenze isura umuntu afite kuri kamera iyo ushaka ibisubizo ujya munsi y'indiba ukajya gushaka icyatumye umuntu ahinduka ubwo aho ni muri politike ndi kubwira abanyarwanda mbwira umurambwira ni Ingabire Marie Makire icyatumye ahinduka amere kuriya kandi mu by'ukuri muri kamere ye nk'umuntu nukora analize kuri Ingabire Marie Makire uzareba uburyo uvuga n'imbaraga n'ububasha n'ubushake bwo kurwanya ikibi
ubu n'uburyo avuga muri transparence arwanya ihohoterwa ariko nagira kuri politiki ariko uramukunda ni ukuvuga ngo mbaza umuntu ntibyagenze biti umuntu arambwira ati izi byabaye kuri Ingabire Marie Immaculée ntikagira inkuru ati Ingabire Marie Immaculée akigera mu Rwanda ikintu cya mbere yarwaniye ni ukujya guharanira gushyira uburenganzira bw'ikiremwa muntu guca akarengane akimara kugaragaza ubwo bushake bwo guca akarengane ikintu cya mbere zirangotanyi zakora Ingabire Marie Immaculée ni ukumugonga bamaze kumugonga baramubwira bati gasopo